Rero tukomeze tuzogira umwanya wo gusengera hamwe. Tumaze kumva iki intambara yatangiye ryari muri Edeni. Iyi ntambara turavuga yo mu mwuka yatangiye muri Edeni. Haleluya. Iracyahari cyangwa yararangiye? Iracyahari. Nese abadayimoni ntibahari. Iracyahari. None umusaraba habaye iki? Kuyo ntambara igihari. Kubera iki Yesu ku musaraba tutabonye noneho Satani atumuka burundu? Abakolosayi 2:15 tubavuze iki? Yambuye, il a dépouillé. Alléluia. Les dominations d'autorité. Kandi maze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Amen. Amen. Sabo se tuvuga bangana gute? Ni Satani na kimwe cya gatatu cy'abamarayika b'Imana qui l'a entraîné dans la rébellion. Mwumva ntabwo ari bake. Urumva ko bafite imbaraga zihagije. Amen. Ariko Yesu ngo yabambuye, yarabanyaze ubutware bwabo. Ariko muri mystère y'Imana mu bwiru, amen, Satani aracyakomeza gukora aho hose Yesu atazwi, atemerwa. Satani aracyakomeza gukora ngo yakoraga na mbere Yesu ataraza. Niyo mpamvu itorero rya Kristo amaze kurangiza byose ku musaraba yahise asigira itorero, amen, kugira ngo yamamaze intsinzi ye kandi rigaragaze. Bivuga ngo itorero rifite inshingano zo kugera ahantu Satani agishuka abantu ko atanariho, cyangwa abandi bamusenga babizi ari bita abasataniste binyuze mu bintu bitandukanye. Itorero rifite inshingano rikoresheje intwaro z'Imana zo kudetruiza, kusenya ubwami bwa Satani aho buri hose. Nkuko Yesu yageraga ahantu abadayimoni ngo uraze kutwica urupfu rugiye kitaragera, abadayimoni bakwiye kubivuga ku itorero. Agose niko biri. Mu gihe Yesu ataragaruka, itorero rifite inshingano zo kugaragaza iyo ntsinzi ya Yesu Kristo. Ibi dusomye Abakolosayi 2:15, itorero rifite inshingano zo kubigaragaza. Itorero ni failing andi rineshwa muri ibyo, Satani azakomeza kwiberaho nkuko nta musaraba bigeze ubaho. Wayizi itorero ni rineshwa muri mission yaryo. Amen. Satani azakomeza kwigaragaza nkuko nta cyakozwe ku musaraba. Niko bimeze. Iyo birumvikana. Donc mbere ko tujya kwinjira mu bindi bintu bihambaye, nashaka gusa mfate ahantu hake havuga kuri mission y'itorero. Dufate muri Mariko 16:15-20. Arababwira ati mugiye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi. Nubona hariya bifite impamvu yabyo. Ngo muyigishe ubutumwa bwiza, ntabwo bwigishwa, burabwirizwa. Urabona yo nabwiraga. Allez par toute la création prêcher la bonne nouvelle. Amen. Kuihubiri injili na kufunza neno la Mungu ni tofauti. Twigisha ijambo ry'Imana, ntabwo twigisha ubutumwa bwiza. Turabwiriza. Kubwiriza ça veut dire proclamer. Yesu ntabwo yigishaga ubutumwa bwiza, yarabwirizaga. Ahubwo mu nyuma abantu bamaze gukizwa, bamaze kuba bigishwa be, akabigisha. C'est différent.
Amen. Haleluya. Ikinyarwanda barabikonfonze byose. Ntabwo ari cyo kimwe. Amen. Umviriza mu Cyongereza. He said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. To preach. Ntabwo bivuze ngo to teach. To preach. Amen. Mu Gifaransa aravuga iki? Voilà, c'est différent. Komeza ruhande hacu. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo, ajyanwa mu ijuru yicara iburyo bw'Imana. Abo barasohoka bigisha hose, umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha, akomeresha ijambo ry'ibimenyetso byagendanaga naryo. Amen. Amen. Iyi ni manda ya itorero, ni inshingano, ni mission. Na niyo iri muri Matayo 28:17 kugeza kuri 20. We yarangije byose, ko umusaraba ngo byose birarangiye. Arazuka. Amen. Noneho mbere kujya mu ijuru akonfia itorero rero mission. Tinabirangije. Nimugende mu byamamaze. Nanjye nzaba ndi kumwe nawe mbyemeza, mbihamiriza. Ibitengezo ibimenyetso n'ibitangazo. Iyo rero niyo mission y'itorero. Amen. Haleluya. Kuko Yesu nakiri cyamuzanye. Yaje kugira ngo urugamba arujyane ku musozo, yambure Satani n'abamarayika be n'ubwami bwe, abambure ububasha bwabo. Ariko bagakomeza gukora aho Yesu batamuzi. Iriya Yesaya 61, dusomere rimwe kabiri. Iriya Yesaya 61 nta kindi ivuga, ni declaration, nuvuga ngo azaza kudeklara intambara kuri Satani. Niyo mpamvu amaze kumva ko Yesu yavutse, yakutse umutima, yinjira muri Herode kugira ngo yice abana, na Yesu ahita apfiramo, uko yarazi ikimuzanye. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe. Imbohe zande? None se arazimenyesha ko zibohowe nta rugamba? Rukwiye kuba. Hakomeza. No gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Anushaka kugumaho, kuko ibiri nyuma virgule azagaruka kubisoza. None murabumva hano ibyo Imana yavuze muri Edeni, Itangiriro 3:15. Yesu aje kuvuga ko ari waze kubisoza. Niwe wari ubyaro rw'umugore, aje kumena umutwe wa nzoka. Kandi byose azabibashishwa n'iki? Kuko Uwiteka Imana Data yamusize, kuko ntiyamuhaye umwuka amupimira, yamuhaye umuzuzo w'umwuka wera, plénitude de l'esprit. Amen. Yaje kugira gute? Il vient mener cette guerre. Aje kurwanira intambara. Amen. Ntabwo azambura imbohe za Satani atabanje kurwana nawe. Wabibizi? Ntabwo azagenda afungura amagereza ya Satani n'abadayimoni be ngo abana bene Adamu bavanemo atabanje kubanesha. Na nibyo yavuze ngo ese umuntu yakwinjira mu nzu y'umunyamaboko gute ngo amwambure iminyago atabanje kumuboha? No. Nimba uyu munsi twarabotse ingoyi za Satani, ni ikimenyetso cyuko l'homme fort, strong man, hari waje ari more stronger than him, yaje afite ubutware burusha ubwe. Niyo mpamvu uyu munsi Satani twamucitse. Imana ishimwe cyane.
Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Ubu rero ko twatangiye kumuvuga kwa mu gitondo, ubu bari ari kuraza Misiri. Niyo mpamvu ushobora kuba ndavuga uwo wibereye ahandi mu masahani, mu gikoni, ukata amashu, muri computer mu mutwe, ku kazi, madosiye. Iyo dutangiye kuvuga ibye, amen, usibye ko turwanya mu gihe cyose, noneho ahita yongereza za misirezi. Turaza kubibona. Amen. Mwanyumvise? Uraza kubona urubuga arwaniraho n'uruhi. Turaza kubigeraho. Imana ishimwe. Yega ntabwo turavuga umuntu adahari. Satani ziriyo. Il est réel. Tujye muri Matayo 12 25 29. Aha niho Yesu ayishura ibyo. Imana ishimwe. Aha niho ayishura ibyo. Amenye ibyo bibwira, arababwira ati, ubwami bwose iyo bwigabanyije ubwabwo burarimbuka, n'umudugudu wose cyangwa inzu yose iyo byigabanyije ubwabyo ntibigumaho. None se Satani niba yirukana Satani, ko aba yigabanyije ubwe, ubwami bwe buzagumaho bute? Nanjye niba ari Beelzebuli uma kwirukana abadayimoni, Beelzebuli uma kwirukana abadayimoni, abana banyu ninde uba kubirukana? Nicyo gituma ari bo babacira urubanza. Ariko umwuka w'Imana niba ari uma kwirukana abadayimoni, noneho ubwami bw'Imana buba bubaguye gitumo. Umuntu yabasha ate kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahure ibintu atabanje kuboha uwo munyamaboko, ko aribwo yabona uko asahura inzu ye? Amen. Mwabyumvise? Ariwe arivuga we na Satani. Satani yavuze ko nawe ari umunyamaboko. Faut pas sous-estimer Satan. Ngo ka Satani. Mwise Yesu avuga ka Satani. Yamwise strong man. L'homme fort. Umunyamaboko. Yesu ubwe yavuze ko Satani ari umunyamaboko. Ngo wakwinjira gute mu nzu y'umunyamaboko ukamutwara ibintu bye, ukamunyaga ibyo mu nzu ye utabanje kumuboha, ubone rero kumwambura. Iyi si rero Yesu yayise inzu ya Satani. Iyi si y'umwijima ngo ni inzu ya Satani. Ibirimo byose n'ababirimo Satani abyita ibye, nubwo atari we wabiremye. Wayumvise? Hanyuma Yesu rero yaje muri iyi si. Satani amufata nk'umuenvahisseur, nk'umuntu wamuteye mu bwami bwe. Ni kuvuga ngo mwaranyirukanye mu ijuru, none musanze naha. Wayumvise? Na niyo mpamvu il ne cède pas facilement, ntabwo apfa kurekura. Niyo mpamvu iyo turasengera abantu turukana abadayimoni babanza kuresista. Hari nagiye bavuga ngo uyu ni uwacu, kandi bazi ko atamuremye. Mukiye kumva ari byo Yesu aravuga. Nuvuga ngo iyi si n'ibirimo n'abaririmo Satani avuga ngo ni inzu ye. Yesu rero yarinjiye mu nzu ye ya Satani. Niyo mpamvu avuga ngo yaje mube abe nimwakira. Amen. Wayumvise? Haleluya. Ngo isi ntiyamwakiriye kandi ngo isi yaremwe nawe. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere. Jambo. Ngo niwe waremye byose. Yaje mu isi ariko isi ntiyamwakiriye, kuko Satani yayigiziye. Ngo rero nimba Yesu amunyaga Satani abantu yagize imbohe, akabakoresha ubushake bwe, akabahindura abaretwa abacakara, ngo nimba mwambura abantu n'ibintu byose yavuze ngo nibye, nuko nubwo ari umunyamaboko habonetse umurusha amaboko.
ari we Yesu Kristo. Amen. Ni ukuvuga ngo bararwanya. Misiyo y'itorero mwayumvise kugira gute? Kwamamaza intsinzi ya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Ni ukuvuga ko Satani amaze gucumuza umuntu yahise atakaza kontrole kuri iyi si Imana yamushizeho ayibera umutware. Mbere na mbere ibyaremwe Imana yabikonfiye Adamu, ariko Adamu Satani aramushuka ahita atakaza ubutware. Amen. Iyo ntambara rero ibaherera kugira ngo Satani yigarurira abantu abafata gute? Twumvise ko niki Imana irwanya na Satani, barwanira iki? Amazahabu, ubugingo bw'abantu. Nimba ubugingo bw'abantu ari cyo kirwanirirwa, ariyo enjeu, ari cyo kirwanirirwa, Satani afata abantu gute? Le combat se livre au niveau des pensées. Intambara iba mu bitekerezo, aho niho barwanira. Mwumve neza, aho niho ba 2 Corinthiens, abakorinto wa kabiri 10:3-5. Iyi ntambara ubu mwanya irarwanirwa mu bitekerezo. Iyi ntambara irarwanirwa mu bitekerezo. Nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata miri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Amen. 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 Mwumvise intambara irwanwa hehe? Mu bitekerezo by'abantu. Aho no Satani niko rubuga rw'imirwano. Urubuga rw'imirwano hagati ya Yesu na Satani ni mu bitekerezo by'abantu. Ngo mu bitekerezo by'abantu Satani yubatse mu biki? Mu bitekerezo Satani yubatse iki? Ibihome. Ariko ushobora kutazi impamvu, kuko ibihome bifite icyo bisobanura. Ibihome babita mu Gifaransa forteresse, strongholds mu Cyongereza. Ibihome mu Isezerano rya kera, amen, ibihome nibyo ingabo zihishagamo zo zirarwana n'izindi. Ibihome. Ntabwo muzi Dawidi igihe cyose Sawuli yamuhigaga yajaga mu bihome. Niyo mpamvu muri Zaburi avuga ngo Uwiteka niwe gihome cyanjye kinkingira. Iyo ni terme ya gisirikare, ni terme y'imirwano. Mu Isezerano rya kera rero ibihome nibyo ingabo zihishaga zigwana n'izindi kugira ngo zibe protege. Amen. Kuko bari ahantu nko ku misozi, sibyo? Hariho n'ibitare, hariya ndani niho ibihome bimeze nk'ubuvumo, ibintu nk'ibyo nibyo bita ibihome, forteresse. Ibihome. None uyu munsi ibihome biri hehe? Biri mu misozi, biri mu bitekerezo by'abantu. Biri mu bitekerezo by'abantu. Hallelujah. The mind is the battlefield in spiritual warfare. Ngo mind y'abantu, ibitekerezo by'abantu nibwo rubuga rw'imirwano muri intambara y'umwuka. Battlefield, urubuga rw'imirwano. Urubuga rw'imirwano ni mu bwenge bwawe, mu bwonko bwawe, hari mu bitekerezo byawe, nako mu bitekerezo byawe. Aho niho iyo ntambara ibera. Amen. Hagati ya Satani
na Yesu, Yesu binyuze mu mwuka wera. Na niyo mpamvu amasengesho kuva mbere twarababwiye, amasengesho ntabwo ari kuza gusa kubwira Imana ibyo dushaka, ni ukuzana n'ibitekerezo byacu tukabigomorera Kristo. Ushobora kuba uri hano mu masengesho ariko ibitekerezo byawe Satani ubifite. Amasengesho ntabwo ari kujya kubwira Imana ibyo ushaka, ni ukuzana n'ibyiyumvirwa muri wowe ukabigomorera Kristo. Kuko amasengesho nayo murabona ko ari mu bijyanye n'urugamba. Turaza kubivuga. Amasengesho ntabwo ari kuza kubwira Imana gusa ibishaka, ni ukuzana n'ibitekerezo byawe ukabigomorera Kristo. Haleluya, amen. Ibiri mu mutima wawe byose ubigomorere nde? Kristo. Prayer is not only bringing my request to God. Prayer is also submitting my thoughts and beliefs to God's Spirit, so that my mind can be renewed by the truth of God's word as I submit and listen. Ngo mu gusenga ndaza nkazana n'ibyumvirwa n'ibitekerezo byanjye nkabishira munsi y'ubutwari bwa Kristo. Imana ishimwe, amen. Kugira ngo ijambo rye, amen, rihindure ibitekerezo byanjye. Ejo twavuze cyane kubyerekeye guhinduka bashya mu bitekerezo, amen. Aho niho Satani atakaza kontrole ku buzima bwacu. Iyo ibitekerezo byacu bidahinduwe bishya, Satani afite kontrole ku buzima bwacu, amen. Kubera ko ibitekerezo byanjye niko rubuga rw'imirwano. Ubyandike ibyo. Ibitekerezo byawe niko rubuga rw'imirwano. Mwabonye ko kenshi turukana Satani nkuko yabari Sopetrade, kandi urubuga ntabwo ruri Sopetrade. Sopetrade murayibonera. Urubuga rw'imirwano ruri hehe? Mu bitekerezo byawe. Ibitekerezo byawe niyo battlefield, niyo champ de bataille, niyo théâtre de guerre. Kuko bataille na guerre nize kubasobanurira, intambara yitwa guerre, war. Ibyiciro by'intambara byitwa les batailles. Ni ibyiciro by'intambara. Hari igihe utakaza ibyiciro runaka ariko mu nyuma ugatsinda urugamba. Ibyo wabyumvise? Kurikira. Umugeni wa Kristo ntashobora kwitegura ibi byose tutabimenye, kugira ngo tubashe kumenya utubuza kwitegura uwo ari we. Amen. Rero forteresse cyangwa igihome, ubwo ndaza gusobanura no mu Kinyarwanda. Paul définit la forteresse comme, Paulo asobanura igihome nka tout argument et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Aravuga ngo ni ibintu byose mu muntu atekereza, amen, ibintu atekereza bihabanye n'ubushake bw'Imana, ibintu birwanya kumenya Imana mu muntu, ibitekerezo byose birwanya kumenya Imana, amen, cyangwa bizamuka kwishira hejuru y'Imana. Ibyo byose nibyo Paulo yita ibihome mu bitekerezo by'abantu. Mumva ari bike ibihome dufite? Ni byinshi, amen. Niko twasomye muri Bibiliya ngo tukubita hasi iki ibihome, hanyuma vuyeho ikintu cyose. Nsubiramo aho hantu. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyiriye hejuru. Impaka n'ikintu cyose kishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Ibyo byose rero nibyo bita strongholds, nibyo bita fortress, nibyo bitwa ibihome. Katika Kiswahili ngome za shetani, ngome.
hano hari ingome za shetani, hari fortress, hari strongholds. Amen. Niho abadayimoni boperating ibyabo. Nawe urabashakisha Nyamirambo. Ibihome ntabwo b'inyamirambo biri hehe muri wowe. Kandi twabonye ko ibihome mu isano rya kera niho ingabo zihisha kugira ngo zibashe kurwana neza, zikiproteja kandi zikarwana neza. Rero wowe urukana abadayimoni hari Nyamirambo, urabikana hanze yawe kandi ngo ibihome biba hehe bamugongo. Iyo utekereje kibi ku muntu, wowe wumva ko ari wowe ubitekereje, kumbe ni ibihome bishwemo dayimoni y'urwango. Wowe ukabura ati nkumbuye akayoga, ukibaza ngo niwe wakumbuye. Kumbe muri wowe harimo strongholds, harimo fortress, harimo ngome za shetani, harimo ibihome bya shetani. Ariya muri ibyo bihome ahishwemo dayimoni y'ubusinzi. Wabise ibi byose bikoreka mu isi by'ibyaha bikorwa n'abadayimoni bahagaze he mu bihome biri mu mitwe y'abantu. Ari ibihome mukwiye gufata usereye amagambo. Cyubahiro ngero usomere. Nkuko ari ijambo navuze ko tuzatugarukaho Abaroma 12:1-2, sibyo? Amen. Haleluya. N'aya magambo tuzagarukaho kuko turareba rero noneho iyo ntambara irwanirwa he. Muraza kumva mu kanya gato mbere ko tujya gufata iminota yo gusenga. Subiramo aya magambo. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata miri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Amen. Ibi byose iyo ntambara urugamba rubahe niko rubuga rw'intambara. Reka mbabwire amagambo y'umuntu umwe bafata nk'umuntu w'inzobere mu bintu by'intambara. Yabayeho kera mbere ya Yesu Kristo, akaba ari we abanyabwenge bose muri za akademi militaire, muri za kaminuza ziga iby'igisirikare iby'intambara yavuze. Yitwa Sun Tzu, ni Umushinwa. Yabayeho ikinyejana, umviriza, yavutse 544 apfa 493. Ikinyejana cya gatandatu, cya kane, cya gatanu mbere ya Kristo. Yanditse cyitwa L'art de la guerre, the art of war. L'art de la guerre. Avuga iki rero uyu mugabo? Yitwa Sun Tzu. Baramuzi. Aha niho ingabo zose zo kwisi uyu mwanya, sibyo? Abasirikare bakuru bose b'ingabo z'ibihugu aho bize za akademi militaire, sibyo? Uyu mugabo ni ngombwa bakwiye kumwiga. Ngo niwe ibitabo byose bivuga intambara bivoma muri uyu Mushinwa. Yabayeho inyejana ya gatanu mbere ya Yesu. Yari umustratege ukomeye mu bintu by'intambara. Reka twumve mu magambo make ibyo yavuze, biradufasha natwe kumenya intambara yacu yo mu mwuka. Haleluya. None nimba intambara z'isi bamwiga, kuko tuwe tudashobora kumwigaho ku byacu, kuko ibyo mu isi hano tubikira mu mwuka. Imana ishimwe. Cyangwa wowe ntabwo wari uzi ko intambara zibaho zo mu mwuka? Wari uzizi wowe? Hari ujya wumva wowe? Donc uyu rero Sun Tzu, Sun, S-U-N-T-Z-U, S-U-N-T-Z-U, yari umufilozofe, yari umunyabwenge cyane cyane mu bijyanye n'urugamba. Sun Tzu
était un général stratège. Yari umugenerale apanga iby'intambara et philosophe, yari n'umuphilosophe chinois du 4e siècle avant Jésus-Christ. Yanditse rero igitabo kijyana n'ibya stratégie y'urugamba kitwa l'art de la guerre, the art of war. Iyo tumuvugaho n'iki rero mubiriza rero bitureba twebwe hano mu byatsi by'umwuka, sibyo? Yaravuze iki hano? Qu'est-ce qu'il a dit? Yaravuze ibi. Mubeza, si vous connaissez l'ennemi, nimbuzi umwanzi. Si vous connaissez l'ennemi, ni igitabo ariko aya magambo bava muri cyo gitabo. Wabibise? Si vous connaissez l'ennemi, nimbuzi umwanzi wawe. Et si vous vous connaissez vous-même, nawe ukaba wiyizi. Tugende step by step. Ngo nimbuzi umwanzi. Muramuzi ni mumuzi. Yitwa nde? Kuko twamuvuze kuva kare. Et si vous vous connaissez vous-même, we murizi. Ngo si ariyo ravuga insinzi ku rugamba rusanzwe, kuko mumvise ko ni philosophe kandi ni stratège militaire général. Ibaze general imyaka 100 imbere ya Yesu. Wowe urumva akaba yigishwa muri za kaminuza za gisirikare, kandi abanyabwenge bose uyu munsi mu bya gisirikare bavoma muri icyo gitabo cye. L'art de la guerre, the art of war. Amen. Si vous connaissez l'ennemi, iyo uzi umwanzi, twe twamumenye ni Satani. Et si vous vous connaissez vous-même, mukaba muyizi, vous n'avez pas à craindre le résultat de 100 batailles. Ntushobora no gutinya n'intambara n'ubwo zaba 100. Mwabibise? Ntabwo ararangiza. Nimbuza umwanzi, amen, ukabuzi wizi nawe ngo nubwo warwara intambara 100 nutinye ibizabizivamo. Nuvuga ngo ubu ufite amahirwe yo gutsinda urugamba. Bihagaze ku bintu bingahe? 2. Kumenya umwanzi murwana nawe no kwimenya. Ibi birakoreshwa mu ntambara za none. Wabibise? Banavuga ko Stalin uriya yayoboye Urusiya, amen, no mu ntambara ya kabiri y'isi niwe yayoboraga Urusiya, ndetse na Mao Tse-tung yigeze kuyobora Ubushinwa, amen, ngo bifashije igitabo cy'uyu mu ntambara zabo. Ntabwo yarangiza igitekerezo cye. Si vous connaissez l'ennemi, nimba muzi umwanzi, et si vous vous connaissez vous-même, nawe mukimenya, vous n'avez pas à craindre le résultat de 100 batailles. Nimukwiye gutinya intambara n'ubwo zaba 100. Ariko umviza, si vous vous connaissez vous-même, nimba muyizi mwebwe, nimba wiyizi, mais pas l'ennemi, ntumenye umwanzi, pour chaque victoire remportée, vous subirez également une défaite. Ngo urugamba rwose watsinda hari urundi ruzagutsinda, kuko wowe uriyizi ubushobozi bwawe, sibyo? N'ibindi byose bijyanye n'ukuntu wipanze ku rugamba. Ariko umwanzi ntabwo wafashe umwanya wo kumumenya. Nuvuga ngo nubwo watsinda rumwe, urundi rugamba ruzagutsinda. Yarangije se? Ese birumvikana? Ntabwo yarangiza. Ngo si vous ne connaissez ni l'ennemi ni vous-même. Ngo ntabwo muzi umwanzi nawe ubwanyu nimwimenye. Ngo vous succomberez à chaque bataille. Ngo muzatakaza buri rugamba. Si ibintu bitatu. Icya mbere, kumenya umwanzi nawe ukimenya. Ufite amahirwe yo kuzatsinda urugamba nugaba intambara 100. Ikindi ngo nimba utazi umwanzi, wowe uriyizi ariko ntumenye umwanzi, ngo buri rugamba ruzakurikirwa n'undi, buri rugamba watsinda hazaza urundi ruzagutsinda. Hanyuma icyanyuma, nimba utiyizi ntumenye n'umwanzi,
ngo urugamba rwose ruje ruzagutsinda. None muri twebwe tureba nibi, umwanzi twamumenye ni Satani, twamenye inkomoko ye, twamenye ukuntu yabaye umwanzi, sibyo, w'Imana, none akaza kuba umwanzi w'abantu b'Imana, cyo torero ry'Imana, ariko se twe turizi. Aho ni hari ikibazo, aho ni hari ikibazo. Nuvuga ngo dushobora gutsindira urugamba urundi ukadutsinda. Murabyumva? Nibijyanye na strategy y'intambara. Amen. Kugira ngo uyitsinde ukwiye kumenya umwanzi neza, ingufu afite, amayeri afite, ressources afite, buri kintu. Amen. Ressources humaines, ressources matérielles, ubushobozi bwe, tactique afite, intelligence, kamenya iperereza rye, imbaraga zaryo, ibintu byose bijyanye n'umwanzi, ukuntu yipanze na strategies afite na tactique ashobora gukoresha, byose ukwiye kubimenya. Ariko pana ibyo gusa, nawe wimenye ufite iki, ingabo zimeze gute, ibikoresho bimeze gute, tactique ufite, strategy nizihe, tactique nizihe, byose ibyo bibiri nubimenya ngo uzofite amahirwe yo kunesha. Twebwe rero Satani twabonye yuko hariho mu itorero batamuzi neza, none bakaba nawe ubwabo bati niba nese bazi yuko urubuga rw'imirwano ari ibitekerezo, bajya birukana Satani hehe? Hanze. Bamuzi ko ari hanze. Murumva? Niyo mpamvu rero abo bera turasengera ubwoko bw'Imana, uwo mugeni wa Kristo, murumva ko hamwe no kumusengera Imana mukangure, murumva yuko akwiye kumenya urugamba rwana urwo ariho. Ninde ashaka kuzamubuza kumva impanda? Ninde ashaka kuzamubuza kuzaragwa ibyo we yirukanywemo? Ko Satani yari mu ijuru hariya twabisomye. Nuvuga ngo akwiye kumumenya neza, akamenya Satani uko bibirimu imuvuga. Nubwo Imana itamuhaye umwanya munini muri Bibiliya, ariko Imana yaduhaye iby'ingenzi. Amen. Hanyuma nawe akimenya. Wayibise ukimenya, ukamenya urugamba. Tuza kubireba nyuma. Umviriza, kumenya umwanzi ni kimwe. Haleluya, amen. Ukwiye kumenya urubuga rw'imirwano. Tu dois connaître non seulement l'ennemi mais le champ de bataille. Ukwiye kumenya umwanzi, ukamenya n'urubuga rw'imirwano. Turaza kubibona. Imagine uriya Sunzu yavuze nibyo, si byose? Nimba se za academy militaire zo kwisi zimwiga, urumva akaba yaranditse igitabo kimaze imyaka ingahe? 2,200 bisaga, kikaba kitigeze kinyomozwa cyangwa gitakazaga agaciro. Wowe numva ko dushobora kuvomamo ibijyanye n'urugamba rwacu, nubwo rwacu rw'umwuka. Notre guerre société sur le plan spirituel. Tufate iminota 10 utekereze kuri ibyo. Uteze kuri ibyo uwo Sunzu yavuze, iyo philosophe stratège chinois yavuze. Amen. Ariko wifate mu buryo bw'umwuka. Ese umwanzi wawe uramuzi? Ese ubwawe uri yisi? Hanyuma tuza gukurikira rero ibikurikira. Imana ishimwe. Kuko mu nyuma hariho ahantu tuza kuvuga ibyagufasha kwimenya wowe.